Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Icyo gihe ku munsi w'isabato, Yesu anyura mu mirima yeze. Abigishwa be bakaba bashonje, bamamfuza ingano barazirya. Abafarisayi babibonye baramubwira bati, "Dorere, abigishwa bawe barakora ibyabujijwe ku isabato." Ariko we arababwira ati, "Ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yari ashonje we n'abo bari kumwe? Uko yinjiye mu ngoro y'Imana, n'uko bariye imigati y'umumuriko batashoboraga kurya kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine? Cyangwa se ntimwasomye mu mategeko uko abaherezabitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato bahora bica ikiruhuko cyayo ntibibabere icyaha? Nyamara rero ndabibabwiye, hano hari igitambutse iyo ngoro. Iyo musobanukirwa n'iri jambo ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo, ntimuba mwarahamije icyaha abaziranenge. Koko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato." Iyo ni ivanjiri ntagatifu.